wakishije baboga wowe urukundo byaje sibi nibi kandi rufire kan nkubwire kwigiye nawe mu matayo ndaho ushobora kunyicira ku kabari sakaso ntabwo arakaza ubukuntu byagenze ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze. Iyi ni Passion News. Ndagushimira kandi cyane wowe ukomeje kunyereka urukundo umunsi ku wundi. Nukuri muraba agaciro. Filime cyangwa sinema imwe mu mirimo ikomeje kugaburira abanyarwanda. Aha ni mvuga abantu kumva ko filime nta kazi gahuremo n'ingeri zose. Kera abantu ntibumvaga icyo filime yamara, mbese uwakinaga filime hari uburyo sosiyete yamufataga. Byari bigoye kumvisha umuntu wize amashuri ye ko ashobora gukina filime ikamutunga, akazamuka akaba umukire, ari nako yabaye umusitari. Rimwe na rimwe abantu bumvaga ko gukina filime ari uburara, ko umuntu nta kindi yashobora gukora. Ubuse bimeze bite muri filime? Ese filime yagutunga? Ushobora se kureka akazi wakoraga uyu munsi kaguha amafaranga make amwe yo gutuma ubuzima bukomeza, ukagata ukerekeza inzira ya filime? Ndibaza, ese ubona abakina filime bafite agaciro? Irabatunze se koko? Muri iki kiganiro turarebera hamwe urugendo rwa sinema mu Rwanda no muri rusange ikimariye abanyarwanda. Ndababwira kandi ku bijyanye n'ibihembo byahawe bamwe mu bagize sinema, mu gihe bivugwa ko habayeho kwibwa cyangwa icyo twakwita ko ari ikimenyane, mu gihe hari abantu batahawe ibihembo nyamara bari bitezwe ko ibihembo ari ibyabo. Abakina filime se bo babivugaho iki? Muhaye ikaze. Hashize imyaka myinshi umwuga wa filime ubayeho. Hari benshi babaye ibyamamare bitewe no gukina filime. Nubwo kera byari bigoye ko wakina filime ikagutunga nta kindi ukora, gusa kuba wamenyekana byabaga byaguhesha amahirwe ko wabona akazi mu bindi bikorwa ku buryo bworoshye. Twabibonye byatwaye igihe kinini ngo abantu bumve ko filime yaba akazi, ikaba umwuga wategura ukazaguha amafaranga menshi. Rimwe na rimwe bitewe n'umuco, abantu benshi bumvaga ko wakinnye filime nyine yabaye ikirara, yananiranye, bumva ko yataye umuco. Nyamara filime wasangaga harimo abantu benshi, abakuze, urubyiruko, mbese n'ingeri zose. Uyu munsi filime yabaye ikintu kigari gikomeye, kuko ubu filime ni imwe mu myuga ifasha igihugu mu kuzamuka k'ubukungu. Sinzi niba ibi bintu wabyumva neza. Nureba uyu munsi ugereranyije n'igihe cyahise urabona itandukaniro. Mu gihe hambere filime nta mafaranga menshi yavagamo, ndetse bikagorana cyane ku bantu bimvamo gukina kuba babona aho bakinira. Abantu kandi bafite amafaranga ntibumvaga ko bashobora gushora amafaranga muri ibyo bintu akazavamo inyungu. Kera kandi byavugaga ko kwinjira muri filime byasabaga ibitambo, harimo gutanga amafaranga kugira ngo wemererwe gukina. Birumvikana ntabwo winjizaga, uwagukinishije niwe winjizaga. Aha inyungu y'umukinnyi nuko yabaga ahawe amahirwe yo kumenyekana akaba umusitari, akaba yabasha kubona abandi bamukinisha akazatangira kwishyurwa. Urabyumva, washoboraga gukina nk'inshuro 5 udahembwa, hano urwana no kumenyekana gusa. Bagukunda abandi bakagukinisha. Uko igihugu cyagiye gitera imbere, abanyabwenge bakagenda biyongera, ari nako abantu bagenda bareba icyabaha akazi, ni nako filime yagiye itera imbere. Ibikoresho biraboneka, haza ibitekerezo bishya, abantu bafite impano zitandukanye baraza, ari nako abantu bagenda bakunda kureba filime cyane. Ni nako filime yazamutse iba ikindi kintu. Uyu munsi abantu benshi babayeho neza, bubatse amazu, abandi bazamura bizinesi zikomeye. Ubuzima bwarahindutse ku bantu benshi binyuze muri filime. Tubona abantu batandukanye ndetse tuzabona n'abandi. Bamwe uyu munsi bigwijeho igikundiro, abantu barabakunda cyane bitewe no gukina filime. Urubyiruko, abakuze, nureba urasanga filime ifasha abantu benshi babasha kwinjiza amafaranga. Nk'uko ikoranabuhanga ryiyongera, ni nako gukina filime bigira amafaranga, abazikina bakinjiza menshi. Nureba nko ku rubuga rwa YouTube urasanga hari filime nyinshi zakozwe ndetse n'iziri gukorwa, ari nako abantu bazireba cyane. Ibyo bigatuma zibasha kwinjiza menshi.
filime kandi tuzibona ku mateleviziyo atandukanye, aho usanga isaha ya filime runaka ibera abantu baba bazirikanye iyo saha ngo hatitabacika. Mvuze ko hari abantu yabereye ikiyobyabwenge sinaba mbeshye. Nk'uko twabibonye hagezweho hategurwa ibihembo, aho hagiye habaho ibihembo bitandukanye mu gihe gitandukanye. Abakinnyi bakora cyane, abafite impano zitandukanye zakunzwe bagahabwa ibihembo, harimo amafaranga, ibikombe ndetse n'imidare hamwe n'ibindi. Ibi kandi bikaba bigaragaza neza ko sinema yabaye akazi. Tuvuze ku marushanwa yabaye mu minsi ishize, ni amarushanwa yateguwe na Mashirika, aho byari ibiro byahuje abantu benshi cyane. Ababarizwa muri sinema n'abakinnyi benshi bagaragara kandi babyambariye. Hatanzwe kandi ibihembo mu byiciro bitandukanye, abenshi batahanye ibihembo. Mu bantu twavuga bakunzwe cyane kandi bamenyekanye harimo Papa Sava, Kiramani, Bamenya, Kibonke n'abandi benshi. Birumvikana hari n'abandi batabonye ibihembo kandi nabo bashoboye ndetse banakunzwe cyane, harimo Nsabi, Nyambo Jessica n'abandi. Ibintu bitari kuvugwaho rumwe, bati ni gute Nsabi yabura igihembo, gute se Nyambo yabura igihembo? Ibintu bitari kumvikana. Nsabi we akomeje kugarukaho bati ntabwo yari kubura igihembo. Bamwe mu bakinnyi ba filime nabo bemera ku mugaragaro bati nta muntu n'umwe zabatawusha igikundiro. Kanya Nsabi atabonye igikombe n'ukuntu nyine ari umuntu dufite badanje ukunzwe hano hanze. Ahubwo se buriya we nta gikundira kurusha. Nakubwiye ninde se muri kano kanya utarusha Nsabi atawusha igikundi? Bakongeraho bati sinzi icyo bagendeyeho. Hano Nyambo nawe yavuzwe kuko atarahawe igikombe, bati akina muri filime nyinshi kandi nawe afite filime ze bwite. N'umukobwa uyoboye YouTube tuvuye mu bya facts z'abari abantu bo bitoranyije twe turebye mu maso yacu. Ngire ko umuntu abura igikombe. Si Nyambo gusa kandi turabona abakinnyi batandukanye kandi bashoboye, aho bamwe bibaza bati kuki aba bakinnyi tutarabona bahawe igihembo na rimwe. Urugero hano havuzwe Madederi wamenyekanye muri filime nyinshi cyane muri Papa Sava. Uyu kandi akaba amaze igihe kinini muri sinema. Ni ibintu abantu bakomeje gusesengura ndetse bakemeza ko habayemo amakosa cyangwa hakaba hari ubundi buryo bishoboka ko hari abitambitse mu gutegura amarushanwa. Ni ibintu kandi byagiye bivugwa kenshi ko ibihembo bitegurwa haba nk'amanyanga, bati ntabwo bakoresha ukuri ngo ibihembo bihabwa ababikwiye. Nkuko kandi tubizi nituvuga sinema tukavuga abakinnyi, byanze bikunze hari abahita baza mu ntekerezo bitewe n'uko bakoze cyane bakaba abasitari. Bahavu Jeannette, uyu mumuzi muri filime nyinshi ndetse nawe akagira ibikorwa bye byihariye harimo na filime ze akina. Nawe ni umwe mu bantu bafite timu nini bagiye bazana abandi bantu benshi, ndetse akaba afite ishuri yigishamo abifuza kandi bakaba bumva bafite impano. Bahavu we n'abakinnyi be ntabwo bagaragaye mu marushanwa ndetse n'ibihembo byatanzwe. Ibintu bikomeje kwibazwaho cyane, bati ese ntabwo abateguye amarushanwa batumiye Bahavu? Ese Bahavu yaba yarabisuzuguye? Mu by'ukuri ni umwuka utari mwiza. Uretse ku bijyanye n'ababonye ibihembo kandi havuzwe bitandukanye icyabaye hagati y'abakinnyi ba filime, aba ni Nyambo ndetse na Soroba. Soroba abona igihembo yasabye barimo Nyambo na Kiramani kuza bagafatana ifoto, ariko Nyambo ntiyahageze. Abantu rero batangiye kwibaza ni iki bombi bapfa. Ni mu gihe ariko bivuga ko Nyambo yitabiriye ibi birori atameze neza, bikaba byarabaye impamvu kuko batarabonetse. Ni byinshi byaranze sinema muri rusange. Sinema kandi ikaba itanga ibyishimo, ikamara abantu benshi irungu. Ikindi kandi filime zikaba zigisha mu buzima busanzwe. Ndagushimiye rero kubw'umwanya wawe wafashe ukabana natwe. Ibiganiro kuri Passionate News nakagaruka. Ibihe byiza. Ugacanwa muntu yahoze muri gukora iki? ntacyo wumva kuvuga mbivuge. Ibintu by'abandi reka nkubwiza ukuri. Najya nkubwira ko Darlene ari bungarukire vuba kandi cyane byihuse, kuko ndabizi ntago ashobora gukunda n'agasaza kameze nkawe.